Igicamunsi cyiza kuri mwese, mwaba dukurikiye muri ahatandukanye mu isi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndabasuhuje. Mureke dupfukame twese maze dusenge Imana yacu ubwo twitegura kwakira ijambo rivuye ku Uwiteka. Data uri mu ijuru, ni iby'igiciro cyinshi gupfukama imbere yawe duhujwe no kwiga ijambo ryawe ryera. Reka twumve ijwi ryawe ritubwira riti, iyi niyo nzira aba ariyo munyuramo. Uduhe gusubiza nka Samweli tuti, Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe yiteguye kumva, kandi uduhe kwakira neza amagambo y'ukuri tugiye kwigira aha hantu. Utugaburire uyu munsi, uduhaze umutsima wawe mushya wateguriwe mu ijuru. Uduhe kwihana, uduhe ububyutse n'ivugurura mu bugingo bwacu no mu mibereho yacu. Reka uyu munsi w'umunsi ubuzima bwacu buhinduka, burusheho kuba bwiza imbere yawe, kugira ngo tujye mbere tubwiriza ukuri kw'iki gihe, aribwo butumwa bw'abamarayika batatu buri mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14, bityo tuburire isi kwitegura iby'amakuba y'ikimenyetso cy'inyamaswa hamwe no kugaruka kwa Yesu Kristo kudatinze. Uyu munsi uduhe kumenya neza yuko ubu Protestant butarangiye ahubwo bugikomeje mu bana bawe aho bari hose. Uduhe umugisha wawe uyu mwanya ubwo dusenga, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni bangahe muri mwebwe mwizera yuko tubayeho mu gihe cy'ishungura n'igihe cy'igosorwa? Mbese ibyo mwese murabyizera? Tubayeho mu gihe cy'ishungura n'igihe cy'igosorwa, by'umwihariko mu bitirirwa izina ry'Imana. Kandi inshuti, ijambo ry'Imana rihamya ibyo mu gitabo cya Mose igice cya 9 kuva ku murongo wa 9 kugeza kwa 11, aho Imana yavuze iti, ngiye kugosora inzu ya Isiraheli. Ndetse abatarahindutse mu mutima by'ukuri ntabwo bazagosorwa gusa, ahubwo bazashungurwa bakurwe mu bizera ukuri kw'Imana, banakurwe mu b'Imana ibara nk'ubwoko bwayo, nyuma na nyuma kandi bazarimbuka. Rero uyu mwanya dukwiye gusobanukirwa neza ikigomba gutera iryo shungura ndetse n'igosorwa mu bavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Icya mbere ni inyigisho z'ibinyoma. Tubwirwa mu gitabo Ibihamya ku bagabura paje 112 ahanditse ngo, ubwishungura rizaza ritewe n'inyigisho z'ibinyoma. Abasomyi b'amajyejuru badafite urufatiro rushinzwe mu ijambo ry'Imana neza bazashungurwa bashyirwe hanze. Ubwo rero ishungura rigomba kuzanwa n'inyigisho z'ibinyoma rizakuramo abo ngabo bose batajya biga ijambo ry'Imana ku giti cyabo kandi basenga. Muri volume ya 5 y'Ibihamya by'itorero kuri paje 707 naho hahamye ibyo ngibyo. Haranditse ngo, Uwiteka azabyutsa ubwoko bwe, kandi uko byagenda kose ubuhakanyi buzatwinjiramo maze bugosora batiyigira ijambo ry'Imana ku giti cyabo, nuko urukungu rutandukanywe n'amasaka. Arakomeza ngo, uyu ni umurimo ukomeye, ariko uko byagenda kose ugomba kubaho. Rero turabona yuko inyigisho z'ibinyoma zizazana ishungura hamwe no kugosorwa mu bwoko bw'Imana. Ubuhakanyi nabwo buzazana ishungura n'igosorwa. Mbese ni ikihe kintu cya kabiri kizazana ishungura? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni ibihamya bidakebakeba. Rero muri makeya ni ubutumwa bw'ukuri kw'iki gihe, aribwo butumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ubutumwa bw'ubuprotestant nyakuri, kandi ubutumwa buhamagarira abantu guhindura imibereho yabo ngo ihuze n'ijambo ry'Imana, Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Wambaza uti, igihamya ibyo ni ikihe? Mu gitabo Inyandiko z'ibanze kuri paje 270 haranditse ngo, nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye, maze nerekwa yuko rizaterwa n'ibihamya bidakebakeba, ari byo by'inama umuhamya nyakuri yahaye Abanyalaodikiya. Mbese ngo ni bande? Ni Abanyalaodikiya. Arakomeza ngo, ibi bizagira umumaro mwiza ku mutima w'uzemera ibiri muri ibyo bihamya, kuko bizamuyobora mu kwerereza ukuri no kukugaragariza abandi. Arakomeza ngo, nabonye ko bamwe batazihanganira ibi bihamya bidakebakeba, ahubwo bazahagurikira kubirwanya, kandi iki nicyo kizatera ishungura mu bwoko bw'Imana. Uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe
ibihe bitandukanye bitirirwa ubwoko bw'Imana bagiye baburirwa bitewe n'ibikorwa by'ubuhakanyi ndetse no mu kuguma mu kazuyazi. Turebe n'uko bagiye babyitwaramo. Bwa mbere turareba mu Byahishuwe igice cya 3. Tujyane muri icyo gitabo dusoma amagambo ahanditse. Tumenye ko Laodikiya ari ababayeho mu gihe cyo guca urubanza. Ijambo Lao risobanuye abantu, noneho Dokiya bikomoka ku ijambo Desia cyangwa decision, bisobanuye gufatirwa umwanzuro cyangwa se gucirwa urubanza. Ubwo rero abo ngabo ni abantu babayeho mu gihe cyo gucirwa urubanza, kandi ubwo ni mbere gato yuko Yesu Kristo agaruka. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko ubutumwa bw'ubuprotestanti nyakuri n'ubutumwa bw'ububyutse nyakuri ndetse n'ubw'ivugurura nyakuri, iyo bubwirijwe abantu babayeho muri icyo gihe, barasubiza bati ntacyo dukennye, turatunze, turatunganiwe. Kandi impamvu ituma basubiza batyo ni ukugira ngo batemere icyo ubwo butumwa buvuga ndetse no gutesha agaciro umuburo utangwa n'ubwo butumwa. Tujye mu Byahishuwe igice cya 3 maze dusome ku murongo wa 14. Kandi bakundwa, tugiye kwigira ubutumwa bw'ingenzi hano, kuko ijambo ry'Imana rigomba guhora ririshya, kabone niyo twigeze gusoma ayo masomo. Noneho dusome ku murongo wa 14. Uhereye kuri uwo murongo havuga iby'itorero ry'i Laodikiya. Mwegere hepfo ku murongo wa 15. Kandi iyo tugeze aho ngaho ho tuhabona ubutumwa bwo gucyaha bukangurira abantu kugaruka ku bubyutse n'ivugurura by'ukuri. Yesu Kristo hano aravuga ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, bityo rero ngiye kukuruka. Rero hano ikibazo ntabwo ari ukudakonja cyangwa se kutabira, ahubwo ni ukuguma mu kazuyazi. None ubwo Imana iravuga ngo iki hano? Kubw'iyo mpamvu ngiye kukuruka. Ibyo kandi bisobanuye ishungura, bisobanuye kugosorwa, kuko nyine ni ugukurwa mu Mana nk'icyanduye. Bisobanuye ko uguma mu kazuyazi Kristo atazakomeza kwatura izina rye imbere ya Data wa twese, kuko azaba yashunguwe, yashyizwe hanze. Murebe ku murongo wa 17. Mbese no kubera iki Kristo azakora ibi ngibi? Ni ukubera kwirengagiza ubutumwa bw'ububyutse n'ivugurura ndetse n'ubuprotestanti nyakuri. Ku murongo wa 17 haranditse ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Mbese ngo tuvuga ngo iki? Turatunze, turatunganiwe, ntacyo dukennye. Kubw'iyo mpamvu iyo uri muri uwo mwanya ntabwo ushobora kumenya ubukene bwawe. Aya magambo yo kuvuga ngo turatunze, turatunganiwe ni urwitwazo rukoreshwa mu kwanga ubutumwa bugambiriye gukora umurimo mwiza mu babwakira, aribwo butumwa bw'ubuprotestanti nyakuri. Mbese Yesu Kristo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa, dore ndakugira inama ungureho ibyo ukennye muri make. Mbese uyu munsi ushobora gushakira ibyo ukennye kuri Yesu Kristo mbere y'uko igihe kirenga. Dufatanye gusoma ku murongo wa 19 aho tugiye kubona icyo Imana isaba. Ku murongo wa 19 haranditse ngo abo nkunda bose ndabacyaha. Mbese ubwo ibyo ni ubuprotestanti? Haranditse ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Mbese ukwihana nabyo ni ivugurura. Guhamagarirwa kwihana ni uguhamagarirwa kuva mu nzira mbi, kuva mu cyaha ndetse n'ibinyoma. Uyu munsi rero nanjye ndababwira ngo ubuprotestanti bw'ukuri buracyakomeje nk'uko byari bimeze mu gihe cy'abagorozi b'abaprotestanti ba kera. Mwibuke yuko turacyarebera hamwe uko Imana yagiye itanga ubutumwa bw'umuburo kubitirirwa ubwoko bwayo mu bihe bitandukanye by'amateka, ndetse no ko abo bantu bo muri icyo gihe bagiye bitwara kuri ubwo butumwa, cyane cyane igihe abagiye baguma mu kazuyazi bagendaga barwanya ubutumwa bw'ukuri kw'icyo gihe cyabo. Noneho tujyane muri Matayo igice cya 3. Bibiliya itubwira ibya Yohana Umubatiza, uwari integuza ya Kristo, aho yahamagariwe kwiteguza abantu ukuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, nk'uko natwe duhamagarirwa guteguza abantu ukugaruka kwa Yesu Kristo. Noneho nimurebe icyabaye igihe Yohana Umubatiza yabwirizaga abantu guhinduka bashya mu mitima yabo, bakihana kandi bakagira ivugurura nyakuri. Mbese bitirirwaga ubwoko bw'Imana icyo gihe bitwaye bate? Baramusubije bati turi urubyaro rwa Aburahamu. Ngo basubije bate? Bati turi urubyaro rwa Aburahamu. Ibyo rero mubitekerezeho neza. Niba mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo baravugaga bati turi urubyaro rwa Aburahamu, muri make ko ari ukuvuga ngo turi abasigaye b'itorero rya Aburahamu. Ubwo ni mu isezerano rya kera. Kandi ibyo bisubizo n'ayo magambo ameze atyo byakoreshwaga mu kurwanya ubutumwa bwa Yohana Umubatiza bwabahamagariraga guhinduka by'ukuri mu mutima, bakihana kandi bakagira ivugurura rizima. Turi muri Matayo igice cya 3. Dufatanye gusoma ku murongo wa 8. Hano Yohana yari umuprotestanti nyakuri abahamagarira kwihana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Haranditse ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye. Ku murongo wa 9 mbese bamusubije bate? Baramubwiye bati dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Yohana Umubatiza arababwira ati ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Arakomeza ngo
kandi ubu intore zigezwe ku mizi y'ibiti, ni uko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Mu yandi magambo, abatazihana kandi ngo bere imbuto zikwiriye abihannye baheshe icyubahiro izina ry'Imana bazacibwa, ubwo iryo ni ishungura, kandi nyuma na nyuma bajugunywe mu muriro. Muri makeya bazagosorwa bashyirwe hanze, nubwo waba uvuga ko uri urubyaro rwa Aburahamu. Aba baravugaga bati dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ubwo rero nubwo wavuga ngo uri mu itorero ryasigaye, niba mu mutima wawe utarahindutse by'ukuri ngo utandukane n'icyaha, uzagosorwa ushyirwe hanze uko byagenda kose. Ibyo bisobanuye yuko kuvuga ku magambo gusa ko uri umwizera bidashobora kugukiza, kuvuga kandi ko usengana n'abantu b'Imana ntibishobora kugukiza, no kuba witirirwa itorero runaka ntibishobora kugukiza, ahubwo tugomba guhinduka by'ukuri mu mitima. Ngo bigomba kugenda bite? Tugomba guhinduka by'ukuri mu mutima. Tujyane muri Yohana igice cya 8. Uyu noneho ni Yesu Kristo ubwe wigishaga ukuri mu buryo bwumvikana neza kurusha undi uwo ari we wese. Kandi Bibiliya itwereka yuko Kristo nawe yigishaga guhinduka mu mutima by'ukuri, akanarwanya icyaha, agahamagarira abantu kwihana no kuvugururwa. Mbese abitirirwaga izina ry'Imana muri icyo gihe, cyane abayobozi babo basubije bati Yesu Kristo, nk'uko babwiye Yohana Umubatiza, banabwiye Yesu Kristo bati dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Icyo gihe banongeraho bati ntituri imbata z'umuntu uwo ari we wese. Mu yandi magambo ni nko kubwira Kristo bati ntabwo dukeneye kwihana, bati nta kibazo dufite, nta n'ubutumwa bw'umuburo dukeneye. Mbese Yesu Kristo yabasubije ngo iki? Yarababwiye ati ukora icyaha wese ni imbata y'icyaha. Ni nko kubabwira ati rero icyo mwakwiyitirira cyose, ugikora icyaha wese aracyari imbata y'icyaha. Tujye muri Yohana igice cya 8 turebe ubutumwa bwiza Yesu Kristo yigishaga. Ku murongo 32 haranditse ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Mbese basubije bate Yesu Kristo? Ku murongo ukurikira haranditse ngo baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze kubona hati imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Mbese muri make bari bamubwiye ngo iki? Ni nko kumubwira bati ntabwo dukeneye ubwo butumwa bwawe bwo kuvuga yuko tuzabaturwa. Bati kubera ko tumeze neza. Dufatanye gusoma ku murongo 34 haranditse ngo Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Tujye ku murongo 37 haranditse ngo Yesu arongera arababwira ati nzi yuko muri urubyaro rwa Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. None inshuti, byashoboka yuko wavuga yuko uri urubyaro rwa Aburahamu, cyangwa se reka tuvuge dutya, byashoboka yuko uvuga ko uri uwo mu itorero ryasigaye ryo mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo 17, ariko Imana yasuzuma imibereho yawe, yanakwitegereza neza mu buzima bwawe, igasanga ijambo ry'Imana ridafite umwanya mu mutima wawe. Yego, birashoboka. Kino rero ni igihe cyo kwisuzuma. Dufatanye noneho gusoma ku murongo 39. Mbese tutarasoma, Yesu Kristo yigeze ahakana ko abatari urubyaro rwa Aburahamu? Oya, ntabwo yabihakanye. None nje Imana yampamagariye guhakana ko hariho itorero ryasigaye mu gihe cy'imperuka? Oya, ntabwo yabimpamagariye. Ariko hano Kristo yarababwiye ati nibyo mushobora kuguma kwitwa urubyaro rwa Aburahamu, ariko mukaba mutari mu bana b'Imana. Dusome ku murongo 39 haranditse ngo baramusubiza bati Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati iyo muba muri abana ba Aburahamu koko, muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Arakomeza ati kandi dore murashaka kunyica. Mbese ku murongo 37 Yesu Kristo yari yababwiye ko ari urubyaro rwa Aburahamu? Yego. Ariko se hano ku murongo 39 yababwiye ati ntabwo muri abana ba Aburahamu? Yego, niko babwiye. Hari ingingo tugomba kurebaho twitonze cyane, igibwaho impaka, aho benshi bavuga bati kuba twitwa itorero ryasigaye birahagije kudukiza, nta kindi gikenewe, ngo nta basigaye bo mu basigaye bagomba kubaho. Hari umuyobozi witwa Mark Finley uherutse gutangaza ayo magambo. Hano Yesu yabwiye Abayuda ati nibyo rwose muri urubyaro rwa Aburahamu, ariko ntabwo muri abana ba Aburahamu. Mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo 17 haranditse ngo ikiyoka kirakarira uwo mugore, kiragenda ngo kirwanye abasigaye bo mu rubyaro rwe, witondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ubwo rero mwibuke yuko twabonye ko ushobora kuba urubyaro ariko ntuba umwana cyangwa wasigaye. Kandi Yesu Kristo yavuze ngo cyano ku murongo wa 44 wo muri Yohana igice cya 8 ubwo bamubwiraga bati turi urubyaro rwa Aburahamu, yarabasubije ati mukomoka kuri so Satani. None ubwo byashoboka bite kubona abantu yise ko ari urubyaro rwa Aburahamu atabita ko ari abana ba Aburahamu nyakuri, ahubwo akababwira yuko bakomoka kuri Satani? Ni ukubera yuko batari baremeye kuri mu mutima. Urundi rugero ni Yeremiya, wari umuprotestanti,
kandi bavugaga yuko ateza ibibazo muri icyo gihe. Nawe nibakubwira batyo bitewe no kubwiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntibizatuma ucogora, ahubwo uzakomeze kujya mbere ndetse ujye mbere cyane, wigisha kandi ubwiriza mu gihe gikwiriye n'ikitagukwiriye. Rero Yeremiya yarwanyaga ibyaha byakorwaga, agahamagarira abantu ububyutse n'ivugurura ngo bahindukirire Imana. Ariko se abitwaga ubwoko bw'Imana muri icyo gihe cy'isezerano rya kera babwiye ngo icyo umuhanuzi w'Imana Yeremiya, baramubwiye bati turi urusengero rw'Imana kandi turi ubwoko bw'Imana, kandi urusengero bisobanuye itorero. Ubwo baramubwiye bati nitwe itorero ry'Imana ry'ukuri. Kandi bino babimubwiye mu gihe mbere gato y'uko abanyababuloni baza bagasenya urusengero rwa Salomo ndetse n'i Yerusalemu muri rusange. Mbese muri kino gihe cyacu Babuloni nanone igomba gusenya byose? Yego. Mbese ikimenyetso cy'inyamaswa kizahatirwa abantu bose? Yego. None ubwo muri icyo gihe bavuga ko ari abantu b'Imana nabo bazaba bavuga ngo iki? Bazaba bavuga bati turi urusengero rw'Imana kandi turi itorero ry'Imana kandi ntabwo dukeneye kureka inzira zacu. Bazaba bavuga bati ntabwo dukeneye kwihana kuko tunyuzwe n'uko tubayeho. Uko ni nako byari bimeze mu gihe cy'itorero ryo mu gihe cya Yeremiya mbere y'uko Babuloni irimbura ibintu byose. Ni ukubera iki rero byanditswe? Ni uko ababayeho mu musozo w'umwaka wa 2024 ubwo dusatira ikimenyetso cy'inyamaswa kandi tugasatira kugaruka kwa Yesu Kristo, nabo bagomba kugaragaza imiterere imeze neza nk'uko ibintu byari byifashe mu gihe cya Yeremiya. Tugiye muri Yeremiya mu gice cya 7. Mbese ngo tugiye hehe? Yeremiya igice cya 7 ku murongo wa 3. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli hari icyo yababwiye. Mbese hano Yeremiya yari umuprotestanti nyakuri, kandi mwibuke yuko hano Yeremiya yari we muhanuzi wa nyuma mbere y'uko Babuloni iza gusenya Yerusalemu. None ndi kwibaza, twaba turi kumva ubutumwa bwa nyuma mbere y'itangazwa ry'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ku murongo wa 3 haranditse ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Mbese kugorora bisobanuye iki? Bisobanuye guhindura kandi ugahindukira, mu yandi magambo ukihana. Murebe ku murongo wa 4. Mbese basubije ngo iki? Umuhanuzi Yeremiya agiye kutubwira icyo batekerezaga n'icyo bavugaga. Haranditse ngo arababwira ati ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Ubwo rero baravugaga bati turi ubwoko bw'Imana, bati ntacyo dukeneye guhindura, bati byose ni amahoro mu kazuyazi kacu. Murebe ku murongo wa 8 haranditse ngo dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese ibyo bisobanuye ngo iki? Ni bangahe bavuga bati ndi umwe mu bagize itorero ryubahiriza isabato kandi ndi umwe mu Adventiste w'umunsi wa 7 bityo ndi amahoro? None aba Yeremiya yasubije bubahirizaga isabato? Yego. Mbese mu gihe cya Yeremiya abo yabwiraga bubahirizaga isabato? Yego rwose. Bari bamwe mu bitwa ubwoko bw'Imana? Yego. Ariko Yeremiya yababwiye ngo iki? Yarababwiye ati ntimukiringire amagambo y'ibinyoma. Mbese muratekereza yuko Yeremiya bamusubije ngo iki? Baramusubije ngo nuteze imvururu muri Isirayeli. Murumva kuvuga ibyo byaratumye bamwita ngo iki? Baramubwiye bati Yeremiya uri kwita itorero Babuloni. Bamwise umwaka, intagondwa n'ibindi bitandukanye. Tujye ku murongo wa 8 haranditse ngo ntimukiringire amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Ku murongo wa 9 haranditse ngo mbese mwakwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza Bali imibavu mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mukavuga muti turakijijwe. Ku murongo wa 11 haranditse ngo mbese inzu yitiriwe izina ryanjye ihindutse isenga y'abambuzi mu maso yanyu. Ni ikihe cyanditswe cyita kiza mu bwenge bwawe mu isezerano rishya? Ni iki nanone Kristo yabwiye abo mu itorero ry'Abayuda ubwo yabasangaga mu rusengero? Yarababwiye ati dore inzu yanjye yitwaga inzu yo gusengerwamo mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nicyo cyatumye Kristo yubika ameza y'abavunjaga, arababwira ati iyi nzu yari ikwiye kwitwa inzu yo gusengerwamo ariko mwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Mbese bino murabibona? Ubwo rero ibyabayeho mu isezerano rya kera byongeye kubaho mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, kandi ubu abo ni abahamya babiri. Ubwo bigomba kongera kugenda gute mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo? Ni amateka agomba kwisubiramo. Mu manuka y'epfo tugere ku murongo wa 15. Ntabwo babonaga ubukene bwabo. Mbese Imana yabwiye ngo Yeremiya cyo kubwira abo bantu batabonaga ubukene bwabo. Ku murongo wa 15 haranditse ngo nzabacira kure y'amaso yanjye nk'uko naciye abo mu vindimwe bose ndetse n'urubyaro rwose rwa Efurayimu, niko Uwiteka avuga. Mu gitabo ibihamya ku bagabura paje 372 isubiye 4 no mu bihamya volume ya 8 paje ya 97 haranditse ngo hari amakonferanse menshi azazimira yose uko yakabaye.
rero Uwiteka agiye kongera kubikana none abitirirwa izina rye. Mbese tubayeho mu gihe cy'ishungura n'ikigosorwa? Igisubizo ni yego. Murebe ku murongo 16 haranditse ngo, Uwiteka abwira Yeremiya ati, nuko ntugasabire ubu bwoko, ntukarangurure ijwi ku bwabo cyangwa ngo ubasengere, ntukanyinginge ubasabira kuko ntazakumva. Mbese hano twabonye ko bapfaga iki n'Imana? Mu mirongo itandukanye twasomye ko biringiraga amagambo y'ibinyoma. Mbese muribuka umuhanuzi Samweli? Mbese Samweli nawe yarwanyaga ibyaha? Mbese muri icyo gihe ijwi ry'Uwiteka ryari rikivugana na Eli, wari umutambyi mukuru. Kandi ubu Eli muri kino gihe cyacu ni ubuyobozi bw'inteko nkuru n'ubuyobozi bw'amadiviziyo n'ubw'amayiniyo bwivugira yuko bukuriye ubwoko bw'Imana bwose. Ubwo nyine barafata umwanya wa Eli. Kandi nanone Eli ubwo ni ubuyobozi mu nzego zitandukanye, kandi nabo pastor batandukanye bavuga yuko basizwe amavuta n'Imana. Mbese Eli yari mu buhakanyi buyobya? Yego. Mbese Imana ihagurukije Samweli ngo amuhamagarire kwihana kandi ahamagarire n'inzu ya Isiraheli yose ububyutse n'ivugurura nyakuri? Yego. Ariko umutambyi Eli yavuze ngo iki? Eli yaravuze ati, iri ni itorero ry'Imana, byose izabyishyirira ku murongo. Mbese ibyo birumvikana nk'ibyo muri kino gihe cyacu? Tujye ku murongo wa 12 muri Yeremiya igice cya 7. Haranditse ngo, ariko noneho nimugende mujye hahoze ari iwanjye h'Ishiro, aho nabanje guhera izina ryanjye ubuturo, kandi mwitegereze uko nahagenje, hahoye gukiranirwa kw'abantu banjye b'Abisiraheli. Mbese umutambyi Eli yabaga he? Yabaga Ishiro. Tugere ku murongo wa 13 haranditse ngo, kandi n'ubu kuko mwakoze iyo mirimo yose nkabatonganya, nkazinduka kare mvuga ariko ntimunyumvire, nkabahamagara ariko ntimwitabe. Ku murongo wa 14 harakomeza ngo, nicyo gituma ngiye kugirira nabi iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, iyo mwiringiye. Mbese ubwo bizereraga mu ki? Bizereraga mu ngengamikorere yabo, kandi biringiraga izina ryabo. Uwiteka aravuga ati, ibyo nakoze Ishiro nibyo ngiye kongera gukora. Noneho nimurebe hano, mbese muriteguye? Amagambo nk'aya ngaya akunze kwitwa amagambo ateza impagarara. Mbese twigeze kwiga icyigisho kivuga ngo iki? Cyaravugaga ngo umuzabibu w'unyakuri. Kandi ubu hari intambara imaze iminsi hagati y'inteko nkuru n'umupasitori witwa Dr. Conrad Vine. Icyo twebwe tugomba kwitaho cyane ni umuzabibu w'ukuri, kandi uwo nguwo ni Yesu Kristo. Hano umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo, ni njye muzabibu w'ukuri, avuga Yesu. Abumvise ariya magambo mu gihe cya Kristo bagomba kuba baragize ngo ibyo ari kuvuga ni ukwigereranya, kubera ko umuntu wese muri Isiraheli yari azi ko itorero ry'Abayuda ryo ryari umuzabibu. Ubwo Kristo yahagurukaga akavuga ati, ni njye muzabibu w'ukuri, bahise bamubwira bati, mbese uri gukura abantu mu itorero ryacu ry'Abayuda ubiyerekezaho? Ndetse ayo mateka ni nayo ari kubaho muri kino gihe cyacu. Iyo twigisha tubwira abantu tuti musange Yesu Kristo we muzabibu w'ukuri, kuko izina witirirwa ubwaryo ryonyine ridashobora kugukiza, izina ry'ukwizera cyangwa itorero ryawe ko bidashobora kugukiza, baragusubiza bati, ibyo no gutemera ububasha bw'ubuyobozi. Umuhanuzi w'Imana yarakomeje ngo, ntabwo dukirizwa mu matsinda. Nta zina ry'itorero na rimwe rifite ubushobozi butunganye bwo gutuma twemerwa imbere y'Imana. Aya ni amagambo y'Imana ubwayo. Twe duhagarariye hano. Mbese n'abantu bangana iki muri kino gihe cyacu batinya guhaguruka ngo barwanye ibyaha bikorerwa mu ruhame, by'umwihariko iby'abayobozi b'idini? Aho ubu sindi kuvuga ku bantu basanzwe, ndavuga ku byo bitwa abayobozi. Benshi ntibashaka kugira icyo babivugaho kuko batinya gucibwa, ntibashaka no guhagarikwa, ntibashaka no guteshwa agaciro, no kwitwa intagondwa, no gutandukana n'inshuti, ntibashaka no guhabwa umuhezo, ntibashaka yuko n'amazina yabo akurwa mu bitabo yanditsemo by'amatorero basengeramo. Nyamara ibyo bene data nta na kimwe gishobora kugukiza. Arakomeza ngo, dukizwa buri muntu ku giti cye nk'abizera umwami Yesu Kristo. Mbese Ellen White nawe yari azi ko ari umudivantiste umunsi wa 7? Yego. Ariko yaravuze ati, iryo zina ubwaryo ntawe ribasha gukiza. Ubwo igikenewe kurusha ibindi byose ni uguhinduka mu mutima. Sinzi impamvu bigorana kumva ibi ngibi. Abantu benshi ubu barayobejwe. Arakomeza ngo, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo ari ku bwanyu, ahubwo ni impano y'Imana. Amagambo y'ubururu aravuga ngo, dushobora kugira amazina yacu yanditse mu bitabo by'itorero rirusha ayandi yose kugira ibyamwuka bizima, ariko tukaba tutari kuri Kristo, ndetse n'amazina yacu atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ushobora kuvuga uti, njya mu itorero ryigisha ukuri kw'iki gihe. Ibyo ariko ntabwo bishobora kugukiza, ntabwo byagukiza na gato. Yaranditse rero ati, ibyo byose ushobora kubikora izina ryawe ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. None ni hehe tugomba kumenya neza yuko amazina yacu yanditswe?
mbese ni mu bitabo by'amatorero cyangwa ni mu gitabo cy'umwana w'intama w'Imana? Murumva ari he? Njye ndifuza yuko izina ryanjye ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Wowe bimeze bite? Ndifuza kandi ko izina ryanjye riguma ndetse rigahora ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Mbese wowe bimeze bite? Mureke dukomeze. Umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo, Yohana yaravuze ati, kandi n'ubu intorezo bigezwe ku mizi y'ibiti, kandi igiti cyose kitera imbuto kizacibwa kijugunywe mu muriro. Amagambo y'ubururu aravuga ngo ntabwo izina ry'igiti ari ryo rigena agaciro kacyo, ahubwo imbuto cyera nizo zigena agaciro kacyo. Iyo imbuto zidafite umumaro, izina ntabwo rishobora gukiza igiti kurimbuka kwacyo. Arakomeza ngo, Yohana yabwiye Abayuda ko uko bagaragara imbere y'Imana byari kugenwa n'imico ndetse n'imibereho yabo. Kuvuga gusa ntacyo byari bimaze. Arakomeza ngo, niba imibereho n'imico yabo bitari bihuje n'amategeko y'Imana, ntabwo bari kuba ari ubwoko bwayo. Ariko se ntibari urubyaro rwa Aburahamu? Yego. Ariko niba utarahindutse mu mutima by'ukuri, ntabwo uri umwana w'Imana. Mbese aba Yohana Umubatiza yabwiraga ntibari bagize Sanedire cyangwa urukiko rukuru rw'Abayuda baba no mu rusengero rwitiriwe Imana, bafite n'amasinagogi atandukanye? Niko byari bimeze. Bari urubyaro rwa Aburahamu, ariko kuba batari barahindutse mu mutima byatumaga batitwa ubwoko bw'Imana. Reka turebe andi magambo. Mu bihamya by'itorero volume ya 9 paje 48 haranditse ngo, reka abizera b'itorero babishyire mu bwenge bwabo yuko kuba amazina yabo yanditswe mu bitabo by'itorero bitazabakiza. Tujyane mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 3. Mureke turebe icyo Bibiliya ivuga kuri iyi ngingo. Uwiteka yahagurukije Samweli kugira ngo yamagane icyaha kandi akangurire abantu bubyutse n'ivugurura bizima babashe gusanga Imana. Ariko mbese abayobozi b'Abisiraheli muri icyo gihe babwiye ngo iki Samweli kugira ngo bashyigikire kandi bagume mu bikorwa byabo bitari ukuri, maze bakanga umucyo Imana yari yatanze? Baramubwiye bati, iri ni itorero ry'Imana kandi ibibazo bihari Imana izabyikemurira. Baramubwira bati, si twe tuzabikemura cyangwa wowe, ahubwo Imana izabyikemurira. Mbese amagambo nk'ayo ngayo mujya muyumva? Ibisa n'ibyo mwaba mujya mubyumva? Mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 3 murebe mwitonze ku murongo wa 10. Hano tuhabona Imana ihamagara Samweli. Ku murongo wa 11 Imana ibwira Samweli iti, dore nzakora ikintu muri Isiraheli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Ku murongo wa 12 Imana yaramubwiye ngo, ngiye gushyira iherezo kuri Eli n'inzu ye. Mu yandi magambo no ku buyobozi bwe bwakomezaga kurebera ibyaha bikorwa ntibagire icyo babikoraho. Dusome ku murongo wa 13. Imana ibwira Samweli iti, namubwiye ko nzacira inzu y'urubanza rw'iteka ryose. Ubwo ahira avuga Eli, mbahora gukiranirwa yamenye, kuko abahungu be bizaniye umuvumo ntababuze. Bano bahungu ba Eli bari abatambyi, ubwo rero bari abapasitori muri kino gihe cyacu, n'abakuru b'amatorero n'abayobozi b'ibyiciro bitandukanye, ngo abo bose bakoraga ibizira ntababuze. Murebe ku murongo wa 14 haranditse ngo, icyaha cy'inzu ya Eli ntikizahongererwa iciro cy'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Ibi byose Imana imaze kubyereka Samweli, Eli yaramuhamagaye. Arangije aramubwira ati, mbwira ibyo Uwiteka yakubwiye byose. Ati, ntugire icyo mpisha. Mwumve icyo Samweli yamubwiye ku murongo wa 18. Haranditse ngo Samweli amurondorera byose ntiyagira icyo amuhisha. Aramubwira ati, Eli, Uwiteka agiye gushyira iherezo ku nzu yawe, kuko nyine yari yararetse ibyaha bigakorwa. Mbese Eli yasubije ngo iki? Yasubije Samweli ati, n'Uwiteka nakora icyo ashaka. Mbese ayo magambo yaba ameze nk'ayo turi kumva muri kino gihe cyacu? Hari icyo nifuza kubereka gitoya. Ibi turaza kubigarukaho. Mumbwire niba amagambo asa n'ayo ngayo hari aho muyazi muri kino gihe cyacu. Uyu mugabo bamwita Stephen Ball. Avuga yuko abwiriza ukuri kw'iki gihe. Nimwumve icyo yavuze. Avuga ku buhakanyi bw'abayobozi bamwe b'Abadiventiste b'umunsi wa 7 bashyira ahagaragara mu ruhame, ndetse ikirenze ibyo ngibyo bakanabwira n'abizera bose kugenza batyo. Uyu Stephen Ball yaravuze ati, ni itorero ry'Imana, ibintu byose Imana izabyitaho. Mu yandi magambo ati, Imana ntabwo ikeneye nge nawe ngo tugire icyo tuvuga cyo gucyaha ku byaha n'ubuyobe bikorerwa mu ruhame, by'umwihariko kandi binakozwe n'ubuyobozi bukuru bw'idini, kandi bibarimo bishingiye ku kinyoma. Nimwumve aya magambo ye. We believe that defective as it is, this is God's church. Twizera yuko uko byagenda kose iri ni itorero ry'Imana, kandi nizifatira ibintu mu biganza, imenye icyo gukora cyo gukosora ibigoramye, kandi izabikora mu gihe cyayo no mu buryo bwayo. Iryo ni ibanga ryahishuwe, ndetse n'ivugabutumwa ryacu ntabwo rishobora kugira icyo rivuga ku bayobozi b'itorero, kuko uko byagenda kose ari abashyizweho n'Imana. Ibyo bakora rero ni ibyabo n'Imana gusa, ntabwo tugomba kubyivangamo. Mbese inshuti zanjye, mwuka w'abantu zitubwira ngo iki? Mu bakurambere n'abahanuzi haranditse ngo, umutambyi Eli yakoze icyaha gikomeye,
igihe yarekaga abahungu be bagakora mu buturo bwera. Arakomeza ngo, igihe yatangaga urwitwazo ku nzira yabo, no muri buri gikorwa cyose bakoraga kibi, niko yarushijeho guhuma ngo atareba ibyaha byabo. Amagambo y'umutuku aravuga ngo, abantu basanzwe binubiraga ibyo bikorwa by'abo bahungu by'urugomo, mu yandi magambo ubwo bari bari kubirwanya, ariko Eli we yanze kugira icyo abikoraho, yigira nk'impumyi itabireba, maze yemerera abahungu be gukomeza ubuhakanyi bwakorwaga mu buturo bw'Abisiraheli. Rero ntabwo yabonaga umumaro wo gucyaha ibyaha byakorwaga n'abo batambyi. Bitewe rero nuko Eli igihe cyose avuga ngo ari gucyaha, yabwiraga abahungu bati, bana banjye numva bavuga batya, bityo rero ibi ni bibi ntimukabikore, na biriya ni bibi nabyo ntimukabikore. Nyamara nk'abakure mu nshingano zera mu gihe bari bagihumanye, abo bari bari mu buhakanyi baramusekaga kandi bakarushaho kumusuzugura kuko atagaragazaga ishyaka ryo kurwanira ibyera. Muri makeya Eli yaravugaga ati, nta bubasha bwuzuye mfite bwo kugira ibyo mpindura ku buhakanyi bw'aba bayobozi bari gukora ibyaha bitwa ko bahagarariye ubwoko bw'Imana. Ibyo uyu munsi twabigereranya no mu buyobozi bw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Mbese naho twaba twarigeze tumva amagambo ameze nk'ayo? Ibisa n'ibyo ni nabyo Ted Wilson na Mark Finley nabo bavuga. Aba rero nabo ni ba Eli bo muri kino gihe cyacu. Nimurebe hano. Uyu mugabo ni Mark Finley, ni umuyobozi ukomeye mu nteko nkuru. Aherutse gutanga imbwirwaruhame ikomeye cyane, kandi bino nk'uko nabibasezeraniye tuzakomeza kubirebaho mu buryo burambuye. Nimwumva aya magambo ye. Aba ni ba Eli bo muri kino gihe cyacu. If matters need adjusting at the head of the work, God is going to take care of that. Niba hari igikenewe mu bahagarariye umurimo, icyo ngicyo Imana izacyitaho. There are some people that think they are God's anointed prophetic voice today, that they got a correct leadership. Hari abantu bibwira yuko ari bo jwi rya gihanuzi basizwe n'Imana muri kino gihe cyacu, ku buryo bumva yuko bazanakosora ubuyobozi bw'itorero. There are some people that think that it's their role. Hari abibwira yuko ari umurimo wabo ko bazatunganya ikintu cyose kitagenda neza. Nkunda uko Yeremiya yanditse aya magambo. Yaranditse ngo, ibintu byose biri mu biganza by'Imana, nibona yuko ari ikitagenda neza izakikosorera. Aravuze ati, urinde uhangara gukosora ubuyobozi bw'itorero, atari n'itorero ry'Imana, ngo ibintu byose bitagenda neza Imana izabyikorera. Ahangaha reka nemeranye nawe. Noneho reka mbabaze kino kibazo. Mbese Imana yabigenjeje ite igihe yifatiraga ibintu mu biganza ngo ikosore ibitaragendaga neza mu gihe cya Eli? Mbese Imana yabanje gukorera mu muhanuzi? Yego, Samweli. Ubwo rero yabanje gutanga integuza. Mbese mu gihe cya mbere cyo kuza kwa Kristo Imana nabwo yabanje gutanga integuza? Yego, turabona Yohana Umubatiza. None igihe umutambyi Eli yangaga gukosora ibibi, Imana ntiyifatiye ibintu mu biganza nk'uko Mark Finley yabivuze? Yego, nibyo nanjye ndemeranya nawe. Igihe yifatiraga ibintu mu biganza ikaza kubyikosorera, ibihano byahise biza kandi kurimbuka kuraza, ndetse Eli n'abahungu be barahagwa. Maze ubwo Eli yumvaga ayo makuru, yaguye avuye ku ntebe yari yicayeho, agubana ijosi ahita apfa uwo mwanya. Ubwo rero Imana yari yifatiye ibintu mu biganza nk'uko nabo babitubwiye. Tujyane muri Luka mu gice cya 4. Ibi turimo ntabwo ari imikino. Ibi tuzakomeza kubireba mu buryo burambuye. Mbese muriteguye? Aya magambo mushobora kuzayisomera mwitonze. Muri Luka mu gice cya 4 hatubwira yuko Yesu Kristo yifuzaga gutanga ivugurura rizima n'ububyutse buzima igihe yazaga mu isi bwa mbere. Icyigisho cya mbere Kristo yigishije kiri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ubwo Yesu Kristo yari arimo arigisha, asoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibyanditswe byera biravuga ngo Kristo yatarutse amagambo amwe y'umwihariko yo muri icyo gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. None ikibazo ni iki ngiki, mbese nuko ari Yesu Kristo yasimbutse ayo magambo? Igisubizo ni uko ariyo magambo Abayuda bifuzaga kumva, aho bibwiraga ko ari abandi bakeneye guhinduka gusa, Abayuda batarimo. Bari bameze rero nk'abanyarawodokiya bakazuyaza. Tujyane muri Luka mu gice cya 4. Musome mwitonze kandi mufungure Bibiliya zanyu. Ntabwo nifuza kubabwira amagambo yanjye bwite, ahubwo ndifuza yuko tureba ukuri kwa Bibiliya. Musome ku murongo wa 16. Hano Kristo yari amaze kubatizwa, yari amaze n'iminsi 40 n'amajoro 40 ari mu butayu, amaze no kunesha icyaha. Muri Luka igice cya 4 murongo wa 16 tumubona ajya mu isinagogi agiye kwigisha, kandi abadasobanukiwe iby'umunsi w'isabato n'impamvu tuwubahiriza nabo bashobora kubonera icyigisho cyabo muri iri somo. And he came to Nazareth, that's Jesus. Haranditse ngo nuko ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Mbese yagiyeyo ku cyumweru? Oya.
ahubwo ngo yagiyeyo ku munsi w'isabato nk'uko yari yaramenyereye, nuko arahagarara ngo asome. Ku murongo wa 17 haranditse ngo bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo agisome. Ku murongo wa 18 Kristo yatangiye kurwanya ibyaha byakorerwaga aho ngaho, anahamagarira abantu ivugurura nyakuri. Noneho murebe ku murongo wa 19 Kristo atangira kuvuga amagambo y'umuhanuzi Yesaya. Dufatanye gusoma ku murongo wa 19 haranditse ngo no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Ibi ntimubyibagirwe. Ku murongo wa 20 Kristo amaze kuvuga atyo yahise abumba icyo gitabo, ariko hano yasoreje ntabwo ariho umuhanuzi yasoreje amagambo ye. None nuko iki Kristo hari amagambo ya Yesaya atavuze? Mureke tujye muri Yesaya mu gice cya 61. Mbese n'ayahe magambo Kristo atavuze hano? Aya atavuze ni aya ngo n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. Kandi iki ni cyo Abayuda bifuzaga kumva, kuko bashakaga ko Imana ibahorera inzigo kubabakandamizaga. Ubwo rero bari barumvise n'abo magambo y'umuhanuzi Yesaya, noneho bakajya bibwira bati Imana igomba guhana abandi ikaduhorera inzigo, ariko twebwe ntacyo tugomba kuba. Kandi banakoreshaga n'ayo magambo y'umuhanuzi Yesaya bakarwanya intumwa n'abahanuzi, bavuga ko bari guhora inzigo mu izina ry'Uwiteka. Mujye muri Yesaya mu gice cya 61 ku murongo wa 1 haranditse ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Tujye ku murongo wa 2 haranditse ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. Aya niyo magambo Kristo atavuze. Mu gitabo Wifuzwe ibihe byose paje 240 haranditse ngo igihe Kristo ari mu isinagogi asoma amagambo y'umuhanuzi Yesaya, yahagaze adasomye interuro y'umwihariko yerekeranye n'umurimo wa Mesiya. Amaze gusoma aya magambo ngo no kumenyesha abantu umwaka Uwiteka agiriyemo imbabazi, Yesu Kristo yaretse gusoma aya magambo ngo n'umunsi Umwami Imana yacu izahoreramo inzigo. Arakomeza ngo aya magambo yari ukuri kuzuye nk'uko yari yaranditswe mbere n'umuhanuzi Yesaya, kandi kuba Kristo atarayasomye ntabwo ari uko yari yihakanye uko kuri. Amagambo y'ubururu harakomeza ngo aya magambo aheruka Kristo atasomye niyo abari bamukurikiye bifuzaga cyane kumva, kandi bahoraga bifuza cyane yuko yasohora. Amagambo y'umutuku asoza arakomeza ngo bahoraga batangariza abanyamahanga ko bazagerwaho n'ibihano by'Imana, ariko ntibamenye yuko icyaha cyabo gikomeye cyane kuruta icy'abo banyamahanga. Abo Bayuda ubwabo nibo bari bari mu bukene bukomeye. Ariko se bari bazi ubukene bafite? Oya, aba wabagereranya n'Abanyarodokiya bakazuyazi muri kino gihe, bafite indwara nk'iyi ngiyi yo kumva ko dutunze kandi dutunganiwe, nk'uko byari bimeze mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo. Baravugaga bati abandi nibo bakeneye guhinduka, ariko twe ntabwo turimo. Bangaga rero ukwihana no guhindukirira Imana by'ukuri. Ndongera mbaho urundi rugero ku munsi wa Pentekote. Ubwo intumwa za Yesu zigishaga kandi zigahamagarira abantu kwihana nyakuri no guhindura imigirire yabo, izo ntumwa za Yesu zigishaga amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Kandi kimwe na Yesu Kristo Umwami wabo, hari amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri batavuze, ndetse wakwibaza ngo ayo magambo ni ayahe, kandi nuko yari icyo batayavuze. Igisubizo mumaze kukibona mu kanya. Iyo bigisha ayo magambo, Abayuda bari kuvuga bati ntabwo dukeneye kwihana, nta nubwo dukeneye guhindura imigirire yacu mibi, kuko turi abasigaye b'Imana. Mureke dufatanye gusoma aya magambo. Ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2. Kandi bisa n'ibi nibyo benshi mu bavuga ko ari Abadiventiste b'umunsi wa 7 bakunda kumva. Ni ibibahesha umutekano mu byo bibereyemo, kandi bikabahesha amahoro iyo babwirwa bati kuva warabatijwe mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7, ibintu byaratunganye, wabaye umwe mu bagize itorero ry'Imana riheruka, kandi nta kibi kizakugeraho. Hanyuma bagakoresha amasomo avuga ngo Imana yabwiye ubwoko bwayo iti itegereze izuba mu kirere, witegereze ukwezi n'inyenyeri, igihe cyose bikiri mu isanzure ry'ijuru, niko namwe muzakomeza kuba ubwoko bwanjye. Bati iri torero turi imboni y'ijisho ry'Imana, uko byagenda kose nta kibi kizatubaho. Ibyo kuri benshi mu Badiventiste b'umunsi wa 7 babyumvamo ko ari ugukizwa rimwe ukaba ukijijwe by'iteka. Ariko ibi ngibi ntabwo byumvikana, kubera ko benshi mu bitwa Abadiventiste b'umunsi wa 7 barabeshywe. Ubwenge bwabo bwabwiwe kwizera amahame y'ibinyoma. Noneho tujye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2, dusome ku murongo wa 16. Hari ku munsi wa Pentekote barimo barigisha mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Ibyigishijwe icyo gihe ni nabyo bigomba kongera kwigishwa muri no minsi y'imperuka.
Verse 17, look at the words. Dusome ku murongo wa 17 haranditse ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe baba barimo bazarota. Tujye ku murongo wa 20 haranditse ngo izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduka amaraso, umunsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza. Dusome ku murongo wa 21 haranditse ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ariko hano ntabwo ariho Yoweri yari yararangirije ubuhanuzi bwe. Tujyana mu gitabo cya Yoweri mu gice cya 2 murebe ku murongo wa 28. Hano Imana ibinyujije mu muhanuzi Yoweri yaravuze ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Murebe ku murongo ukurikira haranditse ngo izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso, uwo munsi uteye ubwoba w'Uwiteka utaraza. Harakomeza ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Yoweri we ntabwo yagarukiye hano, ahubwo arakomeza ngo For in Mount Zion, there it is, in Jerusalem, kuko i Siyoni n'i Yerusalemu hazaba barokotse nk'uko Uwiteka yabivuze, kandi mu basigaye hazabamo abo Uwiteka azahamagara. So why did the apostles not say? None ni ukubera iki intumwa za Yesu zitavuze ku munsi wa Pantekote aya magambo y'umuhanuzi Yoweri agira ati i Yerusalemu n'i Siyoni hazaba barokotse? Because the apostles knew. Ni ukubera ko bari babizi yuko i Yerusalemu n'i Siyoni bari baramaze kwanga umucunguzi, bityo rero nta kurokoka bari bagifite. Icyari cyarabiteye ni iki? Ni uko ab'i Yerusalemu Had asked for Barabbas. bari barasabye Baraba, maze bakagenza bate Yesu bakamubamba. Ubwo rero kurokoka ndetse n'ukuri kw'iki gihe, kw'icyo gihe cyabo, no kwihana no guhindura imigirire yabo mibi ndetse n'agakiza ntibyari bikiboneka i Yerusalemu. Nyamara icyo ni cyo Abayuda bo bitekererezaga. Baravugaga bati kuva turi Yerusalemu nta kibi kizatubaho. Bati kuva turi Yerusalemu nta kwihana no guhindura imigirire yacu mibi dukeneye. Bakavuga bati rero dukwiye gukoba intumwa, tukarwanya abo Uwiteka yahamagaye, tugatesha agaciro abatabwiriza ibyo dushaka, kubera ko batari mu murwa watoranyijwe n'Imana. Nyamara aba ngaba bari barabeshywe. Barabwirwaga bati kuva i Yerusalemu no mu muryango mugari w'iri torero bihwanye no gukizwa by'iteka. Ariko intumwa za Yesu ntabwo zigeze zibabeshya cyangwa se ngo zibabwire amagambo yo kubaha umutekano kwaho baherereye hazatuma bashobora gukizwa. Ntabwo bababwiye ko izina ubwaryo rishobora kubakiza, kandi Siyoni n'i Yerusalemu ntihari hakiboneka agakiza. Mujye muri Yohana igice cya 4 kuko aya magambo Yesu Kristo ubwe nawe yarayivugiye. John chapter 4. Tujye mu gitabo cya Yohana mu gice cya 4 murikwa muri Matayo igice cya 23. Yesu avuga ngo muzabona ishyano mwa bafarisayo mwe namwe banditsi mwandyarya mwe. Ku murongo wa 37 haranditse ngo nabatumye habahanuzi ariko mwarabishe. Nuko Yesu arongera arababwira ati dore inzu yanyu muyisigiwe mute? Muyisigiwe ari umusaka. Kandi muri Matayo igice cya 4 murongo wa 1 n'uwa 2 Yesu Kristo arababwiye ati nta buye rizasigara rigeretswe ku rindi. Arababwira ati kandi uru rusengero ruzasenywa, ndetse koko rwarasenywe muri 70 nyuma ya Kristo. Tujye rero muri Yohana mu gice cya 4. Aya ni amagambo ya Yesu Kristo ubwe. Intumwa za Yesu Kristo nazo zigishaga amagambo asa neza na Yesu Kristo, kuko nawe yababwiye ati igihe kizagera ubwo agakiza katazaba kakiboneka i Yerusalemu. Murebe ku murongo wa 21 muri Yohana igice cya 4. Yesu yabwiye umugore w'umunyasamariya bahuriye ku iriba ati mugore nyizera, kuko igihe kigiye kuza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Mbese ninde wavugaga aya magambo? Ni Yesu Kristo. Ariko ni bangahe bashobora gusomera isomo bakavuga bati mbese mu by'ukuri icyo nicyo rivuze? Yarababwiye ati igihe kigiye kuza ubwo agakiza katazaba kakiboneka i Yerusalemu. Nanjye ubu navuga ngo ubu turi mu gihe ubwo agakiza kadashobora kuboneka mu nyubako nyinshi zitwa izo gusengerwamo. Yeremiya yaranditse ngo imirongo isanzwe cyangwa se gahunda imenyerewe izigaragaza ko ari imfabusa kandi izaba umutego. Yesu rero nawe yaravuze ngo bazaba batagisengera data i Yerusalemu no kuri uyu musozi. Ku murongo wa 22 haranditse ngo dore mwebwe musenga ibyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Buyuda. Ku murongo wa 23 haranditse ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu kuri no mu mwuka, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Bino birasobanutse neza. Noneho mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo 21 nicyo gituma tubona intumwa za Yesu zibwira Abayuda ziti agakiza ntabwo kaboneka i Yerusalemu cyangwa se Siyoni. None ubwo ninde ushobora kubona agakiza?
Whosoever shall call on the name of the Lord. ni umuntu wese ushobora kwambaza izina ry'Uwiteka, kuko handitse ngo azakizwa. Mbese azakizwa iki? Azakizwa akurwe mu byaha. Muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 21 haranditse ngo azitwa Yesu, kuko ari uzakiza abantu be abakure mu byaha byabo. Nanjye ndifuza kugakiza. Kandi twese dukwiye gukizwa tugakurwa mu byaha. None inshuti zanjye, uyu munsi twemere kwitaba uwo muhamagaro. Mbese urifuza kwambaza izina ry'Uwiteka? Muri Yoweri igice cya 2 ku murongo wa 32 haranditse ngo For whosoever shall call upon the name. kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Murabyumvise neza? Uyu munsi nanjye ndifuza gukizwa n'Umwami Yesu. Mbese wowe ntubyifuza? Mbese by'umwihariko ni ibihe byaha dukwiye gukizwa? Ni ibyaha Bibiliya yita ibyaha by'ibyitumano. Murabyumvise neza ibyo mvuze? Ni ibyaha by'umwihariko umuntu yagambiriye. Muri Zaburi ya 19 umurongo wa 13 Dawidi yaranditse ngo kandi ujye urinda umugaragu wawe ibyaha by'ibyitumano kugira ngo bye kuntwara. Niwiyambaza Yesu Kristo rero, n'ibyo ngibyo nabyo uzabikizwa. Ubwo ni ugukizwa ibyaha by'ibyitumano. Mbese icyaha cy'icyitumano ni iki? Nibyo Pawulo yanditse mu Baroma igice cya 7 aho yavuze ati ibyo nzi yuko ari bibi nibyo nkora, noneho ibyo nzi yuko ari byiza nkaba ari byo ntakora. Ibyo rero ni ibyaha by'ibyitumano cyangwa se iby'umuntu yagambiriye. Maze Pawulo avuga mu gitabo cy'Abaroma igice cya 7 ku murongo wa 19 kugeza ku wa 24 ati ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Arakomeza ati nzajya nshima Imana mu Mwami Yesu Kristo kuko izajya inkiza buri gihe. Mbese namwe murifuza gukizwa ibyaha nk'ibyo? By'umwihariko ibyaha ukora kandi uzi yuko ari bibi, maze ibyo uzi yuko ari byiza ukaba atari byo ukora. Ibyo rero ni ibyaha by'ibyitumano. Mbese muzi ububi bw'icyaha umuntu akora yakigambiriye. Bene icyo cyaha nicyo giteza agahinda Mwuka Wera, kikaba kinaganisha gutuka Mwuka Wera. Rero ibyaha by'ibyitumano nibyo bibyara icyaha kitababarirwa, kandi n'ibyaha bikorwa umuntu yabigambiriye. Mu gitabo Intambara Ikomeye kuri paji ya 472 haranditse ngo gukora icyaha ukizi cyangwa se gucumura ubigambiriye bicecekesha ijwi ryemeza rya Mwuka Wera, maze bigatandukanya ubugingo bw'uwo muntu n'Imana. Rero icyaha cy'icyitumano ni kibi cyane kubera ko gituma ugikoze ateza agahinda Mwuka Wera, maze bikarangira atutse Mwuka Wera. Mbese urifuza guteza agahinda Mwuka Wera? Njye ntabwo mbyifuza. Niyo mpamvu uyu munsi mpisemo kwambaza izina ry'Uwiteka. Mbese nawe urahitamo utyo? Mbese urahitamo kwambaza izina ry'Uwiteka? Nshuti zanjye, tugomba kumwambaza ryari? Tugomba kumwambaza uyu munsi, mbere y'uko dupfa, kandi mbere y'uko ikimenyetso cy'inyamaswa gitangazwa, ndetse mbere y'uko urugi rw'imbabazi rufungwa. Reka mbibutse yuko urupfu rushobora kugutungura igihe icyo ari cyo cyose. Mu minsi mike yishize hari umugabo wari witwaje imbunda hano muri Atlanta, maze ageze mu ruvunge rw'abantu atangira kurasa atarobanuye. Abana, abagabo, abagore, abasaza bose yarabarashe barapfa. Bari bavuye mu ngo zabo ariko ntibashoboye gutaha. Mbese bapfuye biyambaza izina ry'Uwiteka? Ibyo ntabwo tubizi. Ariko niba ushaka Uwiteka, mushaka uyu munsi kugira ngo agukize agukure mu byaha, kuko utazi igihe urupfu rwagutungurira. Muri Yesaya igice cya 55 haranditse ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Mbese iryo jambo ngo akiri ryaba risobanuye iki? Iryo jambo akiri bugufi riragaragaza ko hari igihe kigiye kuza ubwo atazaba kiboneka. Bivuze kandi ko hagiye kubaho igihe ubwo atazaba gisubiza amasengesho. Niyo mpamvu handitse ngo mushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Kandi ubwo twambaza izina ry'Uwiteka, turebe ku murongo wa 7 wo muri Yesaya igice cya 55. Tugomba kwiga kwambaza Imana igihe kitararenga, kandi tukanamenya uko tubikoramo. Kuri uwo murongo wa 7 haranditse ngo umunyabyaha nareka ingeso ze, n'ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Mbese ubwo urahitamo kwambaza izina ry'Uwiteka uyu munsi? Igihe kigiye kuza ubwo benshi bazambaza izina ry'Uwiteka, ariko bazaba bakererewe, bicaye imbere y'abigisha batandukanye, bumva amagambo atandukanye Imana ivugana nabo, ibahamagarira kureka icyaha kugira ngo bahabwe imbaraga ituma bakinesha, ariko bamwe bakanga. Kubera iki? Kubera ko bibwiraga ko batunganye. Igihe akarengane n'urupfu bizaza, amakuba y'ikimenyetso cy'inyamaswa akomeye cyane, benshi bazambaza izina ry'Uwiteka ariko bazaba barakererewe. Yesu yaravuze muri Matayo igice cya 7 ati umuntu wese umbwira ati mwami mwami
ntabwo ari uzajya mu ijuru, ahubwo ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka niwe uzajya mu ijuru. Arakomeza ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, Mwami, Mwami, ntitwanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Bati, Mwami, Mwami, ntitwakoze imirimo myinshi myiza mu izina ryawe? Ariko Kristo azabasubiza ngo iki? Azababwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, kuko simbazi. None wakwambaza Uwiteka uyu mwanya? Njye mpisemo kwambaza Imana uyu munsi. Mwese mufite amatelefoni. Ni bangahe bahamagara inshuti zabo buri munsi? Ni twese. Ariko Imana iraduhamagarira kwambaza izina ry'Uwiteka. Mbese izina mu buhanuzi risobanuye iki? Kuko iri somo ririmo riratubwira ngo nitwambaza izina ry'Uwiteka tuzakizwa. None bisobanuye iki kwambaza izina ry'Imana? Kandi izina ry'Imana mu byanditswe byera risobanuye iki? Hari abambwiye ngo ni Yesu, kandi n'abari kumbwira ngo Mesiya ntabwo ari cyo gisubizo nifuza. Ahubwo izina risobanuye iki? Risobanuye imico. Mbese isengesho rya Mose ryari irihe? Mu Kuva igice cya 33 ku murongo wa 18 n'uwa 19 tuhasanga igisubizo. Mbese umuhanuzi Mose yabwiye ngo iki Uwiteka? Yaramubwiye ati, Uwiteka, nyereka ubwiza bwawe. Mbese Imana yasubije ngo iki Mose? Yaramubwiye ati, njye ubwanjye Uwiteka nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka. Noneho muri icyo gice cya 34 cyo mu Kuva ku murongo wa 5 haranditse ngo Uwiteka amanukira muri cya gicu ahagararana na Mose, yivuga mu izina ko ari Uwiteka ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'ukuri kose, yagumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Ariko uwo murongo ukomeza muri aya magambo akomeye avuga ngo ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Ubwo rero abatambaza izina ry'Uwiteka bose ni abo gutsindwa n'urubanza. Noneho bino tubyumve neza. Mbese bisobanuye iki kwambaza izina ry'Uwiteka ngo dukizwe kandi ngo ducungurwe? Ni ukumenya ko Imana ari inyambabazi kandi ibabarira ibyaha byose no gukiranirwa kose n'ibicumuro byose. Ariko utazambaza Imana ntabwo azakizwa, azagumana ibyaha bye, bityo azatsindwa n'urubanza. Tujye dusenga tuvuga tuti, Mwami, ungirire ubuntu n'imbabazi kandi unyakire mu bana bawe. Ubwo nibwo buryo Imana izahita itwumva. Mbese nyuma yo gusaba Imana twiteguye kugira imico ihuje n'iy'ab'ijuru, kuvuga udakora nabyo nta musaruro. Rero tujye dusenga Imana tuti, Mwami, ndifuza imbabazi zawe, kandi Imana itinda kurakara. Nuko ujye wibuka no gusenga Imana uti, Mwami, unyihanganire kandi umbabarire mu gihe ukiri guhindura imico yanjye. Rero Imana ni inyambabazi, ifite kugira neza kwinshi, yuzuye ubuntu n'ukuri. Biranavuze kandi ngo tujye dusaba Imana kutugirira neza no kuduha ukuri kwayo. Ibicumuro no gukiranirwa tumaze gusoma kandi nabyo bigaragaza ibyaha bikorerwa mu ibanga ndetse n'ibyaha byo mu bitekerezo. Ubwo rero ibyo nabyo Imana igomba kubidukiza. Twanasomye kandi ngo ntizatsindishiriza abo gutsindwa n'urubanza. Ubwo rero dukwiye gusaba kwezwaho ibyaha binyuze mu maraso ya Yesu kugira ngo tutazatsindwa n'urubanza. Kandi abazaba bafite imico ihuje n'iy'Imana ariko gukiranuka Imana yemera, bazaba biteguye guhangana n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi abadafite izina ry'Imana bazaba bafite izina ry'inyamaswa. Ubwo rero bazaba bafite imico y'inyamaswa. Tujye mu Byahishuwe igice cya 13. Dufatanye gusoma amagambo ahanditse. Ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 15 riti, igihe kizaza aho tutazaba tugishobora gusenga Imana mu mudendezo wuzuye, kandi hazanabaho itegeko ry'urupfu. Ku murongo wa 16 haranditse ngo itera bose, abakomeye n'aboroheje, abatunzi n'abakene, imbata n'ab'umudendezo, gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite icyo kimenyetso cy'inyamaswa cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Noneho tujye mu Byahishuwe igice cya 15 ku murongo wa 2. Mbese handitse ngo iki? Mwumva banesheje ibyo bagomba kuzaba baranesheje. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ikimenyetso cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana. Mbese ni ukubera iki bazaba baranesheje izina ry'inyamaswa? Ni ukubera ko bazaba batarambaje inyamaswa, ahubwo bazaba barambaje izina ry'Imana. Ino niyo mpamvu Yesu Kristo azaba afite abantu 144,000. Abo ni abakurikira Yesu Kristo aho ajya hose kandi bitondera amategeko ye yose, ndetse ni icyo bazaba bafite mu ruhanga rwabo.
The name of the Father. ni izina rya Data wa twese ari ryo zina ry'Imana. Mbese mu ruhanga rwawe harimo iki? Kandi mu ruhanga niho haba igice cy'ubwonko gitekereza kandi gifata imyanzuro. Aho ngaho niho imyanzuro yose ufata mu buzima ituruka. Ubwo rero impamvu izina ry'Imana rizaba riri mu ruhanga rwabo ni uko iby'Imana ari byo bibwira gusa kandi bagafata imyanzuro ari byo bashingiyeho gusa, ndetse bakaba bafite imico y'Imana. Izina ry'Imana rero bisobanuye kunesha icyaha mu bugingo. Ibyo njye ndabyifuza, mbese nawe urabyifuza? Mu gihe tutazaba dushobora kugura cyangwa kugurisha, ni iki kizatuma tubona intsinzi? Ni uko tuzaba twiyambaza izina ry'Uwiteka, kandi Imana izaduha ibyo kurya. Imana izaduha amazi yo kunywa igihe nta mazi azaba akiri mu isi. Imana kandi izaduha umucyo igihe nta mashanyarazi azaba agihari, kandi Imana izaduha imbaraga igihe tuzaba twumva ko turi abanyantege nke, kandi Imana izatubera umuyobozi igihe tuzaba twumva turi mu rujijo cyangwa turi kuyobagurika. Tujye muri Zaburi 145. Bino dukwiye kubyumva mu buryo busobanutse neza. Hano dufite itegeko ritanditse rivuga ko ntagomba gupfusha igihe cyanyu ubusa, kandi ko namwe mutabereye hano gupfusha igihe cyanyu ubusa, ndetse ikirenze ibyo ntabwo duhurijwe hano no gupfusha ubusa igihe Imana yaduhaye. Psalm 145, look at verse 18. Tujye muri Zaburi 145. Murebe ku murongo wa 18 haranditse ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, aba hafi y'abamwambaza bose mu kuri. Mbese bino murabibona, hari benshi bavuga ko bambaza Imana kandi ko batakira Imana, ariko kubera ukwigomeka kwabo hamwe n'ibyaha byabo bituma amasengesho yabo atumvirwa. Rero iyo amasengesho yawe adasubijwe ariko ukayabona nk'ayasubijwe, ntabwo ubwo ari Imana iba yagusubije, ahubwo ni Satani wabasubije ayo masengesho. Ku murongo wa 19 haranditse ngo Imana izasohoza ibyo abayubaha bashaka, kandi izumva gutaka kwabo ibakize. Mbese twavuga ngo amena? Murebe ku murongo wa 14. Mbese hano wari wiyumvamo ko wari umunyantege nke, yaba mu buryo bw'umwuka, bw'umubiri n'ubw'ubwenge? Nimwumvire isomo ryo ku murongo wa 14. Haranditse ngo Uwiteka aramira abagwa bose, yemesha abahetamye bose. Amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Iyo ni Imana ivugwa. None rero igihe usenga, uyu munsi gishobora kuba ari cyo gihe cyawe, ariko ngewe atari cyo gihe cyanjye. Ejo bishobora kuba ari cyo gihe cyawe. Rero turasabwa kwihangana. Psalm 55 verse 16. Zaburi ya 55 umurongo wa 16 haranditse ngo ariko ngeweho nzambaza Uwiteka, Imana izankiza. Mbese no kwambaza mu bihe buryo? Uwo murongo urakomeza ngo nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya muganyira nihana wazumva ijwi ryanjye. Uwiteka rero azadukiza inkomyi zose, kuko adatinya cyangwa agatsindwa intambara. Ngiye kubaha urugero nkoresheje amatelefone yanyu kugira ngo ibyo mvuga mutabyibagirwa. Waba warigeze ugira umuntu uhamagara kuri telefoni? Mperutse kuba ndi kuvugana n'umwe mu muryango wanjye muri kino cyumweru gishize, yari ari mu ishyamba rwagati. Ubwo twari tukiri kuvugana, telefone yahise ivaho kubera ko itumanaho ryari ririmo riracikagurika. None waba warigeze ugira umuntu uhamagara maze itumanaho rikagenda nabi ricikagurika, bigatuma mutumvikana? Mbese icyo ukora ni iki? Urongera ukagerageza guhamagara, ushakisha uburyo bwose itumanaho rikunda. Nimwibuke igihe Yesu Kristo yabwiraga Petero ati Petero va mu bwato nsange. Nuko Petero atangira kugenda hejuru y'amazi, kandi Bibiliya ivuga ko bari mu muraba. Mwibuke ko ari Petero wari wasabye ati niba koko uri umwami, tegeka nkusange ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Maze Yesu abwira Petero ati ngwino. Bibiliya iravuga ngo Petero yavuye mu bwato maze atangira kugenda asanga Yesu, kandi yashoboye kugenda hejuru y'amazi. Kandi bakundwa, hariya amazi ashushanya ibintu byose byateraga cyangwa se bitera ubwoba bigatuma adasanga Kristo. Ayo mazi yari arimo umuraba, kandi ubwo muri ibyo biteye ubwoba biba birimo n'ibyago runaka, kandi yatinyaga kwibira akanatinya urupfu. Ariko none ubu kubw'itegeko rya Yesu yari ari kugendagenda hejuru y'amazi. Ubwo rero byamuteraga ubwoba yashoboraga kubitambukamo kubw'imbaraga z'Imana. Natwe rero Imana izaduha imbaraga, kandi nituyibisaba izabidukorera ubu tubashe kugendagenda hejuru y'ibyo twatinyaga. Yesu rero yabwiye Petero ati Petero ngwino. Nuko Petero atangira kugenda hejuru y'amazi, kandi azasanga Kristo. Ariko noneho Petero akura amaso ye kuri Yesu Kristo, maze atangira kwitegereza ku mazi n'umuraba yarimo n'umuyaga w'ishuheri wari uhari, areba no kuri bagenzi be yasize inyuma. Nuko Petero atangira kurohama.
What lesson is God telling us, my friends? Mbese isomo Imana twigishiriza aho ngaho ni irihe? Ni ukugumya duhanze amaso kuri Yesu Kristo. Benshi bashobora kwibwira ngo ibyo ngibyo ni iby'amagambo gusa. Mbese ni gute nagumya mpanze amaso yanjye kuri Yesu Kristo mu gihe cy'ibyago, no mu gihe cy'imiraba, no mu gihe cy'ishuheri, no mu gihe cy'ibibazo? Kugumya hanze amaso kuri Yesu Kristo bisobanuye kuguma wishyuza Imana amasezerano yo muri Bibiliya. Rero kugumya guhanga amaso kuri Yesu Kristo ni ukuguma wambaza Imana. Mbese igihe Petero yatangiraga kurohama, icyo yahise akora ni iki? Tujye muri Matayo igice cya 14 turebe ku murongo wa 30. Petero atangiye kurengerwa yavuze aya magambo ati, Lord, save me. Mwami nkiza. Ni amagambo makeya cyane. Yaravuze ati, Mwami nkiza. We are entering in a time. Ubu turi kwinjira mu gihe aho tugiye kwisanga gusa, nta kindi dushobora gukora kiretse gutabaza Imana. We pray. Amasengesho maremare ntazaba akiri ngombwa, kuko ibyo gusaba bizaba byashize, dukeneye gusa gukizwa. Waba warigeze ugera mu byago aho gusenga amagambo menshi wabonaga bitari ngombwa? Petero yivugiye amagambo makeya cyane ati, Mwami nkiza. Kandi amagambo asa nayo yanavuzwe na Yesu Kristo muri Yohana igice cya 12. Ubwo Yesu Kristo yasatiraga umusaraba ku murongo wa 27, Kristo yasenze atya ati, none umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki? Yari mu byago bikomeye hano, kandi nta magambo asanzwe ya kimuntu yashoboraga kubona uko asenga hano. And what did Christ say next? Mbese icyo yavuze ni iki? Yesu asenga ati, Father, save me. Data nkiza undokora iki gihe. Ati, Data nkiza. Mbese Petero yasenze ate? Yarasenze ati, Mwami nkiza. Iryo sengesho ubwaryo naryo rirumvwa. Ubwo rero twese dusenge tuti, Mwami nkiza. Mwami Save me. nkiza. Waba warigeze uhamagara ku murongo wihutirwa nk'911, umurongo w'ubutabazi bwihutirwa? Icyo bakubwira kuvuga gusa ni ikibazo ufite cyihutirwa, kandi ukanakivuga mu magambo make. Ubwo rero dukwiye gusenga tuti, Imana nkiza. Mu yandi magambo, Petero nawe yakiye ubutabazi bwe ku murongo w'ibyihutirwa. Yavuye mu mazi agenda neza kuko yari ahanze amaso kuri Yesu Kristo, ariko noneho ageze mu mazi sinyari zirabura, itumanaho ryarabuze kubera umuraba. Mbese icyo gihe icyo Petero yakoze ni iki? Yarongera ahamagara aravuga ati, Mwami nkiza. Kandi Bibiliya iravuga ngo Yesu yasanze Petero maze amufata ukuboko, maze amubwira ngo iki? Aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we. Ntabwo Yesu yamwirukanye, nta nubwo yamutereranye, ariko yaramucyashya ati, Peter, O ye of little faith. yewe ufite kwizera guke we. Rero igihe wambaza Uwiteka, ujye umwambaza wizeye. Dufatanye gusenga tuti, Mwami nzajya nkwambaza nizeye, nzajya ngutakira mu kwizera. Friends, if you're ever in an emergency, Inshuti zanjye, igihe cyose uri mu kibazo gikomeye maze ugahamagara ku muyoboro w'ibyihutirwa, mbese abo uhamagaye bajya bashidikanya ku byo ubabwiye, uhamagara ku murongo w'ibyihutirwa kuko uba wizeye ko ubutabazi buhita bukugeraho. when you call in faith. Rero igihe cyose uzajya utabaza Imana, uzajya uyitabaza mu kwizera. Imana yaravuze iti, tujye tuyitabaza kandi twizeye. Mu bifuzwe byose haranditse ngo, Adamu azakubwira ko urubyaro rw'umugore ni rwo rwari kuzamenagura umutwe w'inzoka. Nubaza Aburahamu nawe azakubwira ko Melikisedeki umwami w'i Salemu ari we mwami w'amahoro. Rero Yesu Kristo ni we mwami w'amahoro. Mbese ni bande bifuza amahoro? Who wants peace today, my friends? Ni bande bifuza amahoro uyu munsi? Uko niko ugomba kwambaza Imana. Aya ntabwo ari amagambo adafite isoko, ahubwo niko ibyanditswe byera bivuga. Arakomeza ngo, Yakobo azakubwira yuko Yesu Kristo ari we ntare yo mu muryango wa Yuda, kandi nanone niwe uzana amahoro. How many of you want your home to be a place? Ni bande bifuza ko mu ngo zabo haba hari amahoro? Ni bangahe kandi bifuza ko mu rushako rwabo haba amahoro? Call upon him. Igisubizo ni ukwambaza izina ry'Uwiteka. Arakomeza ngo, Yesaya azakubwira yuko Yesu Kristo ari Emanueli, igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data uhoraho, umwami w'amahoro. Kandi ni Imana iri kumwe natwe. Mbese ni bangahe babayeho mu bwigunge, wenda ababyeyi babo barabataye kuko bakurikiye ukuri, cyangwa bo barera bakabihakana kuko mwakurikiye ukuri, mushiki wawe cyangwa musaza wawe bakakwanga kuko wahisemo inzira y'ukuri, abo mwasenganaga cyangwa se mwakoranaga, nabo mufite icyo mupfana, ndetse n'inshuti zawe z'akadasohoka bakakwirengagiza kuko wemeye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mbese icyo ukwiye gukora ni iki? Ni bibiri bishoboka gusa. Icya mbere ni ukwicara mu bwigunge, cyangwa se ukambaza izina ry'Uwiteka, ukabwira Kristo uti, Mwami mbera Emanueli, aribyo bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe, kandi ugasaba Imana kuguha uko kwizera.
Yes, the wonderful Kristo nanone yitwa umujyanama w'igitangaza. Mbese ni bangahe bifuza kugirwa inama? Ni bangahe bifuza kugirwa inama n'Uwiteka yuko bakwimukira mu cyaro, bakagirwa inama yuko bakora ibinezeza Uwiteka, bakagirwa inama yuko babona amafaranga yo kwishyura imyenda yabo? Igisubizo ni iki ngo twambaze Uwiteka. Arakomeza ngo Yeremiya azakubwira yuko Yesu ari we shami rya Dawidi kandi akaba ari we Uwiteka gukiranuka kwacu. Aya magambo ndayakunze cyane kuko ubu nibwo butumwa bwa Mariko wa gatatu mukuri. Uwiteka ni we gukiranuka kwacu. Ibyo bisobanuye ko iyo nemeye kwiyegurira Kristo wese, Kristo ahindukirira Data wa twese akamubwira ati Data, Andrew yakoze icyaha kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, bityo akwiriye urupfu rwa kabiri. Kristo akavuga ati ariko Data yemeye kunyegurira umutima we wose, none wakire gukiranuka kwanjye n'igitambo cyanjye gihagije mu cyimbo cyo kunyegurira kwa Andrew. Nuko Data wa twese akakira gukiranuka kwa Yesu Kristo igihe nemeye kwihana nkahindukira. Ino niyo nama y'agakiza kandi nibwo butumwa bwiza mu buryo bwuzuye. Rero Uwiteka ni we gukiranuka kwacu. Mbese noneho uzambaza izina ry'Uwiteka? Arakomeza ngo Daniel azakubwira ko Kristo ari Mesiya. Mesiya bisobanuye iki? Bisobanuye wasizwe. Kandi ninde udusiga? Ni Mwuka Wera w'Imana. Kandi akoresha izi nzira ebyiri, akoresha imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. None rero bene data, njye ndifuza imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Mbese wowe bimeze bite? Mbese witeguye gusaba Mwuka Wera? Dufatanye kuvuga tuti Mwami, uduhe imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Arakomeza ngo Yohana Umubatiza azakubwira ko Yesu Kristo ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iyo Kristo adukuyeho ibyaha ntabwo yongera ngo abidusubizeho, ahubwo aratweza tugasa nk'urubura, ndetse yaravuze ngo uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba niko azibagirwa ibyaha byacu akabita kure, kandi azabishyira ku nkomoko y'icyaha ari we Satani. Ndifuza cyane yuko Kristo ankuraho ibyaha byanjye, ni nayo mpamvu mwambaza uyu munsi. Mbese nawe urahitamo kwambaza Imana? Dufatanye gusubiramo n'aya magambo yandi: Mwami, unkureho ibyaha byanjye. Arakomeza ngo Yehova ukomeye, uwo ni Data wa twese, yatangarije ku ntebe ye ya cyama ati nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Mbese bino twabihuza dute natwe? Ni ugusaba ko Yesu natwe yatubwira ati nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Kandi buri wese akifuza ko ibyo ngibyo biba inararibonye ye. Mbese nawe urifuza utyo? Reka dufatanye kuvuga aya magambo ngo Mwami, umpe kuba umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe wishimira, utume imibereho yanjye ikunezeza. Ibi ni byo by'ingenzi dukwiye gusaba Imana. Dufatanye kureba aya magambo yandi. Ari mu gitabo Wifuzwa ibihe byose, kandi ni amagambo meza cyane. Aravuga ngo dushobora kurwanya ibishuko kandi tugahatira Satani kuva aho turi. Yesu Kristo yabonye insinzi kubwo kwiyegurira no kwizera Imana. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Izina ry'Uwiteka ni umunara muremure, umukiranutsi awuhungiramo akaba amahoro. Imigani igice cya 8 umurongo wa 10. Amagambo y'umutuku aravuga ngo Satani ahinda umushyitsi kandi agahunga igihe abonye hari umunyantege nke ushakiye ubuhungiro muri iryo zina rikomeye. Rero twambaza izina ry'Uwiteka, kandi uzambaza izina ry'Uwiteka wese tubonye yuko azakizwa kandi agacungurwa. Kubera iki? Kubera ko tubonye ko izina ry'Uwiteka ari umunara muremure, umukiranutsi ahungiramo akaba amahoro. Mbese uzahungira muri iryo zina? Aya ntabwo ari amagambo adafitiwe igihamya, ahubwo ni isezerano turi kubona. Kandi uku ni ukugira imico y'Imana. Satani rero ahinda umushyitsi kandi agahunga iyo akubona wakira imico ya Kristo. Mbese urifuza gutera Satani guhinda umushyitsi? Urifuza yuko ahunga? Ukwiye kwambaza Imana nk'uko Bibiliya ivuga, mu kuri no mu mwuka. Mbese urifuza yuko Satani aguhunga? Yakobo yaranditse muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7, aravuga ati nuko rero mugandukire Imana kandi murwanye Satani nawe azabahunga. Rero niwiyambaza izina ry'Uwiteka uzatera Satani guhinda umushyitsi kandi aguhunge. Mbese ahubwo ubu ntiyaba ari we waguhindishije umushyitsi? Uno rero ni wo mwanya wo kumuhindukirana. Mbese ntiyaba yaraguteye kuba ari wowe uhunga Kristo, ugahunga ukuri kwe, ugasubira inyuma maze ukagwa? Kino rero nicyo gihe cyo kumuhindukirana. Reka twambaze iryo zina ry'Uwiteka. Mbese uyu munsi utahanye umugisha? Mbese aya magambo yaba akurarikiye gusubira ku rufatiro rwa kera?
Were you instructed in the ways of righteousness? waba ubonye yuko ukwiriye kugendera mu nzira yo gukiranuka, waba kandi wakiriye amagambo y'ukuri kw'Imana, mbese utewe umwete. Waba ubonye kandi yuko ari ngombwa kwamagana icyaha aho kwamagana abarwanya icyaha. Will you call upon him? Mbese uzatabaza Uwiteka nimugoroba, mu gitondo no ku manywa y'ihangu, kandi ugatabaza cyane nk'uko ubigenza ugeze mu kibazo cyihutirwa. Mbese uzatabaza izina ry'Uwiteka. Nshuti zanjye, twaba tugiye gushyira bino mu bikorwa, by'umwihariko abemeye ukuri vuba. Mureke twese twiyambaze izina ry'Uwiteka. Lord, save me. That's all, friends. Tuvuga amagambo makeya tuti Mwami nkiza, kandi Uwiteka ashobora byose. Yesu yaravuze ngo nta nubwo tuzi uko dukwiriye gusaba, ariko umwuka w'Imana adusabira ku bwacu aniha iminiho itavugwa kugira ngo tubashe gukizwa. Igihe Yesu yavugaga ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, yasenze asaba Imana kumukiza. Igihe ubona kuri kurengerwa mu cyaha, ugisenga uti Mwami nkiza. Mureke dupfukame dufatanye gusenga. Data uri mu ijuru, We're thankful for this word today. tugushimiye ku bw'aya magambo twigishije uyu mwanya. Tugushimiye ku bw'imiburo duhaye no kuducyaha no kutwereka inzira, kuko ijambo ryawe rivuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero duhe kugira umwete ngo twihane. Uturinde gukonja kugira ngo tutazimya umuriro w'ijambo ryawe riducyaha kandi rikatuburira, ahubwo duhe guhindukira by'ukuri no kuzibukira ibyaha byacu byose. Uturinde kwibwira yuko turi amahoro, ko nta byamwuka bindi dukeneye, ahubwo duhe kubona ubukene bwacu umunsi ku wundi. Uduhe kujya mbere tubwiriza ubutumwa batarabumenya, maze twese tuzishimire guhurira mu bwami bwawe turi kumwe n'abo wakijije bose. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.